shavura Imana irakoze Bumvise we katubasona Shacho kuri mapanzi pe baba uruzi ko twibugurye mva muki cyashaka isoma project ushikaze muzi gitana hose mu bikapu byo ako habyiwe ko matihorana bika ari hamwe niba kapo ngiye gira bananye mbaragire ngo muri dusoma dore wa mugingo ajyaga wiyemera ngo ngo umusoda ye dukora agenda tunoze gupanga koko kanjogerayo rwose ntamenye n'aho ari umuntu bari gupfira gato bati muracyatera nunze imbereke noneho ko gakira no nta mikino ufite nawe nungu itambatimu hano muri inzu aho gasuzugura mwari hayisha cyane cyane inyana y'imwe ngo ni bahene bwino urenda gukubita n'iboko rwose nibyo bigukangura shaka rareka mubwiye sugo wavuye kuri telefone ukanyumva kara we mva mubwire ibibazo byo muri uru rugo uko bwije nuko bukeye niko bigenda binyirunda ku mutwe yagenze bite se none noneho mana sinzi ngo ndakora iki ikize birasa yifate ambwire ngo arashaka ko nzaza njya konsa umwana w'umwari ngo yabonye ahari ngo amata yayanze uwo mwana wa w'umwari ngo ningende mufashe ngo nzaze njya kumwonsa nawe umbwire marwe ubwo ibyo ni byo bintu uri kuvuga ngo byagutesheje umutwe ibintu byangu biranyobeye kubera ibyo bintu nose se ufite amashereka neza niba nyafite nayo konsa umwana w'umwari ariko reka buri ikintu birasa yagusaba utamukorera n'igiki uzi n'ibyo yagukoreye urumva ibyo bintu bigoye kuko tuvugishije ukuri ufite amashereka n'undi mwana wawe waramutanze ntago yonka aranakurya deje ahubwo ugize amahirwe urumva ibyo bintu bigoye he ariko karareka nkubaze ubu munsi umwari yamenye ngo nza ahantu umwana we ari nonse umwana we ubwo urumva umwari nzamusobanurira ngo iki kuko okay hanyuma umunsi umwari yamenye ko umwana we yapfuye yishwe n'inzara kandi wari ufite amashereka yo kumukiza noneho urumva noneho igikazo urumva ari igiki urumva uzabutaniye he nanjye namushimuse ko yaba ari we mwicanya ahubwo umwari sugo namukira Kaylie mba barakuganira nk'abantu bakuru urumva udafite ikibazo mu mutwe Gitanje wayibonye Nese Kaylie urumva nk'ira mikino yakugeza ku kikoko tubwizanye ukuri nk'abantu bakuru ureke kwactinga nk'ikigoryi nakubonije ngo gitanje wayibonye Kaylie nayibonye none ndagira ngo umenyeshe ko ibi bintu usibye noneho n'amafoto ya Hirwa ndayamumenyeshe ko niyo wamuhereza ifoto nge na Hirwa turi mu buriri nta kintu gishobora guhindura ku buryo maka mfataho nta kintu gishobora guhindura uburyo maka anyiyumvamo oya umva wandaya we ndagira ngo utuze ucururuke Nese uragira ngo mbihakane reka mbyemere ko ndi imbowe yo ku muhanda ndabyemeye sibyo ariko Kaylie ndagira ngo nje nkusabe sibyo ndagira ngo nkusabe umvire kuri telefone umvire inbox nyine mvira mu buzima ubundi urumva unshakaho iki muri make mbabarira umbwire uranshakaho iki Maka yakubwiye ngo iki se umaze kuyamuha kutagira ubwenge Maka yakubwiye ngo iki Kaylie umva noneho nkubwize n'ukuri noneho niva inyuma sibyo ibi bintu byose uri gukora
byose bizagenda gutya bigaruke kuri maka kuko we gukomeza unsembura gukomeza undakaza gutya biranyongerera ubugome biranyongerera ibintu ndi gutekereza ibyo natekerezaga ntago nagukangisha maka Kaylie ntago nagukangisha maka ko maka simukeneye ntabwo nagukangisha maka ko maka simukeneye se ubundi niba wumva warataye umutwe warasaze kubera ko umugabo yakwanze wakwegereye maka ukamubwira icyo ushaka ngewe uranshaka iki ko ngewe maka uburyo gutekereza nta kintu nabihinduraho maka urwanga kwanga uko wamunyangisha kose ntiyakugarukira watubabari ukatuvira mu buzima ukareka kunyangiriza gahunda ibyo urimo byose n'ubundi ko ngewe gahunda mfite nzazikora Kaylie amafaranga nzayafata yose nyajyane nge na Hirwa wanjye twigendere urumva rero nushaka ibyo bintu uri gukina ubyihorere byihorere wumva umwanya wanjye nikorera ibyanjye nibimara gutungana uwo maka wawe uzagaruke niba uzakora iki niba uzamuroga niba ibyo uzamugira kugira ngo yongere kugarukire mu buzima ntabwo bindeba kuko ngiye nta gahunda mfite kuri maka wambabariye ukamvira mu buzima wa mukobwa we wambabariye ukampa amahoro umuntu ntabwo ufite umwanya wo gutongana n'udukobwa tutagira umuco two tumayibobo bayi ibyo wavuze birahagije nakoze cyane merci mbabariye maka gusa ibyo bintu ngo bigoye hehe wakoze ubutabazi shaka rangiye ibyo bintu ntago ndabyumva neza kabisa shanya reka nkubwire birasa ni n'umwana mwiza ukuntu yashatse ko biriya bintu babigenza gake kugira ngo abana bose bazaboneke kuko aravuga ati ningira nkazanamo amahane bikazamo ubuyobozi nabwo biraba ikibazo ubwo se urumva ibintu ari gukora bigoye n'ibihe ahubwo uzi ikintu ngiye gukora ikintu numva nakora ngiye kugera none uriya mwana wowe umwari ariko ndahita nshaka uburyo muzana mugeze kuri umwari ngo ugire ute urasaze se bakakanya nsarishwa n'iki uzi ko utazi abantu uri gukinisha abari bo uzi bari abagabo abahe abagabo bashimuse bari abana ibyo ntago mbireba sawa bari abana bose bashobora kubica nawe ubwawe ugapfa uzabikinishe se urebe twishwa n'iki uzi ko nta mutima bagira cyangwa se bari abagabo wagira ngo famiye yose barayizi nawe ubwawe barakuzi nanjye ubwanjye baranzi ngaho uzabikorere ko uriya mwana wawe iminsi 2 bazakubwira ngo twamubuze rwera se rwera nyine ibintu uri murabizi utazanakora n'iryo kosa ahubwo ukahaburira ubuzima n'umwana wawe mwese mukagendana wiki none se urabona birasaba kumuhavana ko yagiye bakanamumuha ko muhavana byaramunaniye ese wamuganiwe ko wahaje gutyo kubera icyo umwana wawe ari we batwaye hanyuma ngewe noneho se nyine urumva kugenda nkamuzana byarananiye ariko mbabarira utazatuma n'umwana wanjye bahita bamwica twese tukabihombiramo ibyo bintu ntuzabikinishe we bigendamo gakeya nkuko birasaba biteguye kandi bizarangira neza nta n'ikibazo kivutse umwanya ntazamenya ko wamwonkereje umwana ketse n'uwivamo ukagenda ukabimubwira ariko ntago azabimenya ariko ugiye gukora uko nguko nawe ubwawe wabigenderamo ngo se nemere nyine ngende mwonsi ni ukuri ntacyo bitwaye ubu se birasa ko yabigusabye si umwana we ko yabigusabye se we kubera ko ari kubona ko ari byo arizo nzira nziza ibintu byanyuramo bikarangira amahoro nako shadise man umwari dise arababaje pe narababaje birumvikana nyine ahubwo nawe bikore vuba kugira ngo tumutabare kandi n'umwana wazaze nta kibazo afite azasanga umwana we nta kibazo na kimwe yigeze agira sibyo
shakara nyine ubwo nta kundi. ihangane ni ukuri mama rwereka ibintu byose biba bigoye ariko nyuma biza koroha. Nta kundi nyine ubwo reka nigere mu nzu ngiye kumwoza neza ubwo nakora iki. Nta kundi ihangane wowe ujyane na birasa hari kukubwira pe ngende mu bikora. Sawa nyine ntari bidoye nayo ndangije guteka ubwo niba ibyo ngo bya nimugoroba ari wowe byoza sinzi. Nta kibazo ndabyoza. Sawa nta. Katurebe sha. Ariko kuvanga ngo pirate gorojina. Wowe narashinare. Yose ngibi. Sha. Amatubari kari kabibitse. Mwivarizi hasi. Ni kakantu ko muvarizi hasi. Ini bite PI. Sha buri utisinziza nambaga kabanje. Ariko ngiye uranze. Buriya nabonye bahena kuntu yari kugenda yomboka. Ndavuga rero reka mpindure umupango. Kuko ndabizi neza nakeka ko yatwumvirije. Kabera naguzi kuntu kumviriza nyine. Nagiye kubona mbona urasinziriza basa none ukagira imana we niwe ndamwirogeye. Oya nagomba guhindura imipango kubera ko ndabizi bahena bari kumviriza cyane. Urumva abari kumviriza buriya akantu kose buriya tuba tuvuga bari gutega amatwi. Ariko turabakirinya we. N'ubu biracyasinziriye muri wabareka basezeye. Umva rero nkubwire. Barabyuka batazi wagwana ariko reka nkwereke. Reka njyane ibyo bipapuro. Nkibyibuka hataye n'uwamenye ko nanabitwaye. Umva nkubwire shere. Byihutane ngende babikore mugarurire ibifoto. Umva nkubwire. Ubigarura. Nyine ndatwara badukorera ibyacu babitwandike mu mazina yacu mugarurire ibyo ngibyo. Oya. Ibi ngibi ugomba kubirisha burundu. Ko babimenya? Abandi biramaze. Biraba bya fere. Ukigera hano nkubwire kandi kamubwira ikintu kimwe shere. Nuramuka ugiye. Ibi byangombwa byandika mu mazina yanjye nawe. Urabizi ntago nakurya. Urukumva? Hasigaye. Nuramuka tumaje kwandika amazina yacu. Bahena na matibori. Nubwo tubiruka. Tukaba mu mudendezo sha. Ndahita mbirukana. Ukarya ku mutungo wanjye. Urumva? Kumva kumerewe neza. Muri guseka. Waragodoga ubabwira ikindi kandi. Waruzi n'ikindi. Niturangize. Ugomba guhita ugenda kugurisha yanzu yawe. Urukumva? Uranyumva? Amafaranga yose bazaguha. Fa kuba biri byihutirwa. Tugatuza tugurisha nangaho. Hano tukagurisha. Amafaranga yo tukayatekera. Tukayakusanya. Niyo miliyoni 80. Tukijyanira sha. Bagasigara mu Rwanda. Uruyafite wa mpango kujya hanze. Tukajya gushaka ubundi buzima ko bana Kuri yongera ufata ya gahunda yo ugiye Bugande mu gihe umwanzi ushaka kumenya umwanzi uramuhunga. Umwanzi uramuhuka mugendera kuri. Kubera ko nitugumanga kandi se naza katurogesha cyangwa kadukora bateza abagizi bana. Litese. Neza. Kumara amaso yatukwese byagenda bite? Ayiye. Kubera nyine ari kurwara amaso n'ibyo byose byibanga. Kataruko uko nagusize. Izi ngonera zavuye. Cyangwa biri uryamye. Oya. Ntabwo nta kibazo kinini cyane kirimo. Kandi uri kugenda ukira vuba cyane ugatangira kureba rwose ukamera neza. Mfite amatsiko cyane yuko babona banyakura. Rero ukabye nta bintu by'ibyubahiro byinshi cyane. Kuri wowe n'umugore wawe nyine hari ishusho mbabonamo. Ukuri ndabakunda cyane. Mba numva nyine nshaka kubareba. Mu by'ukuri mba numva muri abantu beza. Imana izamfashe basi. Umunsi umwe ngo wenda uvuze ku mugore wanjye ho ni ingingo yihariye cyane umuntu atanabona uburyo ayisobanura nyine wenda ngo byumvikane nk'uko ngewe mbifata cyangwa mbyumva ariko mfite umugore mwiza arankunda ndamukunda
muri make turakundana kandi mbabona nyine tuberanye muri iyi myaka ihari izaza n'iyindi runaka tutazi rero ntabwo wibeshye cyane tugomba kugenda uko twabipanze urukumva uzi ko ari byo eh ningurisha hariya tukagurisha n'ahana amafaranga azafatika none kuri uyu ashaka no kugenda akagura n'indi nzu ahandi rega no twajya mu kindi gihugu urumva kandi rega n'u Rwanda ni runini dushobora kugenda ntabwo njye nava mu Rwanda naba njya hese ni ntari nese igihugu si kinini ako ugira ngo Karine ni yansuzguye agera hansuzugura ntwike anyandagaza ncire mu maso antuke ngo buretse nawe mweretseho bera kaga rero ndagiye nabaze kuvugana n'abari abatipe yanyemereye ko ibingibi ni nk'ako kanya kuko bisaba noteri ibingibi rero ibi bya original n'ubundi nabyo biraba original ikintu ari bunkore no guhindura amazina gusa akayashyira mu mazina yanjye n'ayawe akayavana kuri matibori ariko niyo wese wasize nkabyandika ku mazina yanjye ntacyo gake mu mazina yanjye nawe ariko bashobora kuza kumbwira ngo nguhamagare kuko urumva ko ari wowe nta kibazo niba ngombwa ko nza ndaza ariko nzi neza ko bitari ngombwa urumva neze ko tugiye gukora bya forgery noneho daje mangane na Karine agasuzugura yasuzugura reka guhangana byarangiye ubwo byatunganye ibi byangombwa bibika kure cyane urumva nuna biguma kuyihinduza utabigarura hano nushaka ubitabe mu mwobo ku buryo n'abazabibushaka bakabibona nta kimenyetso bazaba bafite ariko Karine kandi turi kwerekana ibyacu Karine yaba umuswa indi uzakana ko nari iwanjye Karine yaba umuswa ubu yumvise ko kwandika ibipapuro ubusiye bishyira no kuri birasa oya ni umuhanga ahubwo nyine ni umuhanga ahubwo nuko yahanze ibyo abahanga bahanze ngatwe nawe na master plan ariko nawe urengegera uyu kumbwira gutyo ubino bintu wabikuye kwe nese wabonaga amatebe umuntu atamukanze muri buriya buryo byazagenda bite burya rero umutwe mwegera inama yo gusara ubu kuba turi kumwe rwose byatumye menya ubwenge uyu mipango ugenda ubwira rwose iramfasha pe ahubwo Karine yangiriye neza kuntwika naje mu mahoro ndatabarara oya reka turya amafaranga tuyanonose rwose yari reka nirukanka simbuka urakoze wanguka ariko urumva none nanjye reka ngube mbaragendeye ko igihe bari bukangukire ahubwo bari barakanguka ujye kuryama oya wibyihorere simbuka nyaruka nyamuneka simbuka dore amasaha aragiye cunguza uburyo umwete uzanye n'imbwa reka njye kureba ko zigisinziriye wama n'ibindi nini nkabongera none bagasinzira iminsi ibiri cyangwa bashaka bagapfa iyo mbwa mwayaye ibintu ibyo koko iyo mbwa mwayaye ibintu ibyo twayihaye niba nje kukubwira ko nyine biriya bintu wambwiye byo konsa umwana w'umwari nyine nabyemeye yego wabyemeye ukuri ko Imana ikamubwiza ukuri umubwira pe urakoze cyane kandi Imana iguhumugisha uri imfura cyane nta kundi nabigenze reka amarwe Imana iguhumugisha ntabwo nta n'ukuntu mushimira uzi ukuntu ngiriye neza uzi ukuntu numvaga nari nahangayitse umva urakoze n'ukuri sibyo urakoze pe urakoze cyane uwiteka akureba ijisho ry'impuhwe oya nibyo nanjye narebye umwari mbona arababaje pe narebye agahinda afite ahora yitangiriye itama yego nyine umwari ahora nshinja ko umwana n'ubundi ari njyewe uza ahari ariko nyine ni ukuri ibintu nkoreye pe sinkubeshye Imana izakureba ijisho ry'impuhwe nk'uko nawe ungiriye neza nawe uzahure n'umuntu kugira neza inshuro 700. yewe birasa mbikoreye umwari pe mbikoreye umwari oya nibyo kuko umwana arababaye cyane ndi kureba umwari nkumva agahinda karanyishe ariko ngiye kubwira ngo ariko nyine humura umwana azaza ibibazo bizarangira ntabwo tuzahura muri ibi bigeragezo sibyo kandi wihangane kubera ko isi ni ishuri ntawe urugo rwigiyemo pe urugo rwigiyemo
oya ndabyumva ari nka rwera batwaye nyine uburyo naba ameze ndi kumva uburyo umwari ameze ariko njye ahubwo mfite agatekerezo birasa buriya nta kuntu sibyo nagenda nyine ngiye konsa uriya mwana nkagenda nkigirishwa inshuti n'abo bantu bamutwaye nyine nkabigirishaho inshuti nkabereka nyine ko ndi umuntu mwiza nkabereka ko nta n'ikintu na kimwe nyine namenya n'uriya mwana wawe umwari nkashaka ukuntu nyine mpita muzana nkamugeza kuri uwo mwari urumva ibyo bintu bitashoboka ugakora mbese ukiba umwana se ukamuzana nkahita muzana mama rwe yego igitekerezo wari ukize rwose igitekerezo wari ugize cyari cyiza pe kandi rwose cyari igitekerezo kiri mu bwenge bwinshi ariko sinkubeshye bariya bantu ni abanyabwenge ahantu uriya mwana ari ni abanyabwenge babandi bakomeye cyane ku buryo noneho kugira ngo nabyemere ahantu namwe wahera utwara umwana umugore wawe ariko byo ntabwo wibeshya aragukunda cyane cyane iyo tuganira ambwira ukuntu uri umugabo mwiza ambwira ukuntu agukunda 100%, ambwira ukuntu nawe yagusimbuza ambwira ukuntu uri ubuzima bwe nyine agufata nk'amaraso ye agufata nk'umutima we ngabona uri nka marayika Gabriel ibyo bintu byose murabiganira none si aho ari hose kuvuga abahamagara bose kuri telefone avuga ngo afite umugabo akunda ubuzima bwe bwose ubyumva aragukunda ntuzigere umubabaza mu buzima bwawe okay none si bose wamfashije kujya mu cyumba kuryama ko numva naniwe ko numvaga nifuza zo gukomeza kuganira nawe tunota dukeya byari ngombwa ariko kubera nyine ikibazo cy'amaso numva bitanyoroheye siko mise menye impamvu yatukuye utinze gufata imiti sibyo hari utuntu narangariyemo warangaye gute utareba hari ukuntu bibona hari ukuntu umuntu ajya mu bitekerezo se birareba mwana umugore wawe niwe wandangaje really nabagutaka ambwira ukuntu ufite ubwanwa bwiza akantaka ukarangara wow kambwira ngo ufite amasoso ufite amaso meza stop tugende ngo twaje kuryama okay oh ibintu byose biba baguhagaze hejuru aya birasa none ikindi kintu cya kabiri noneho kirenze n'icyo ngicyo uramutse wibeshye ukabikora bafite noneho ubugome ndengakamere kandi batuje ntiwamenya ko ibintu bakora birimo ubugome batuje rero kugira ngo umwana wa karara azagira ikibazo aho kugira ngo umwana w'umwari agire ikibazo noneho bizarangire n'uwawe bamutwaye byaba byiza ukoze ibyo njye nagusabye kuko nibyo banyemereye none ibyo kwiba umwana byo ukagira gute ukabyihorera wowe ukagenda ukonsa umwana ukigarukira kandi rega nta kintu bitwaye nta kintu bitwaye rwose ikindi kandi ugomba kumekinga sure ko nta muntu n'umwe
uzi aho hantu umwana ari, bivuze ngo ugomba kujyayo ukamenya ukazabigira ibanga. nawe mwari nkabimuhisha. Nta muntu n'umwe ugomba kumenya ahantu umwana ari. Utumva ndi kubivuga gutyo ngo ugire ngo ni ukubera ko ngo hari ikintu kidasanzwe. Umwana wa Karara aho wowe umwana ari naho wa Karara biratandukanye. Ibwiriza rihari n'itegeko rihari ni uko umwana wa Karara bamuhinduye agatego ku buryo umuntu wese ushobora kugira ikosa akora. Umwana wa Karara bahita bamwica, bahita bamwica rwose. Mwese ubundi birasa kubera iki ntajyayo ngiye konsa uwo mwana noneho nkahita njyana wenda na polisi. Urumva bangirira nabi kandi polisi turi kumwe na polisi. Kugutura amatwi yawe nyumve neza, sibyo? Nizere ko uri muranyumva ariko uri kunyumva, sinongere kubisubiramo, sibyo? Wemeye konsa umwana, genda wonsa umwana utahe. Ikindi nijoro ko ntabwo ugomba kurarayo, ugomba kwiranja. Ibyo kurya narabiguze, ibyo kunywa, ikintu cyose uzakina kizatuma ugira amashereka uzagisangayo. Uzagisiga umukamiye umwana, ukamira umwana amashereka bari buze kumuha nijoro. Turi kugendana gaho uri kugenda, utagira n'umuntu wumva ibi bintu, kandi ugomba kujya ubikora nta muntu umenya aho ugiye, nta n'uwo ubwiye aho uvuye. Turi kugendana, nta muntu ugomba kujya amenya igihe wagendeye, nta n'umwe ugomba kumenya aho uvuye. Bibaye byiza wajya ushaka uburyo ubikora ku buryo batamenya ko wanagiye, kandi birashoboka. Wowe na Karara muze kubipanga. Ikindi umenye ko na Karara atagomba kumenya ko ibintu uri kubikora. Na Karara ntagomba kumenya ko nimenya ko Karara yabimenye. Njye nawe tuzarebana nawe. Genda. Ubwo ntabwo wabyibwirira umwana ariko nanivugira. Sheri nuje uzikora nikanze. Nukuri narikanze pe. Ntabwo se ibintu tuba turimo. Kwino. Sheri icara. Ariko muto wabahaye none nakikora neza barahumeka tu. Baracyasinziriye. Eja. Uyu ni wa muti naho urya kurongorozi we. Toni, ibintu warabyigiye ko ntabwo yari uzanoga. Imeze bite rero mbwira ibyo mapuro Cyakubwira uzi ko aka gakobwa kaduhaye ibipapuro by'iwabo mu cyaro. Bimeze bite rero ibyo mapuro bigeze urazizanye? Bizizeho bari kubikora ariko igitangaje ni kimwe. Waba ubizi ko ziriya mpapuro ari iz'uyu mukobwa z'iwabo mu cyaro muri Nyaruguru. Natwe ngo twashyushye ngo ni imitungo y'inzu. Uravugisha ukuri? Ndavugisha ukuri. Nizo mu cyaro ntabwo ari za hano. Nuko bimeze. Toni. Nuko bimeze. Usanze mu buryo mutanga atari iby'inzu. Ntabwo ari iby'inzu. Mama we. Ari ukarere n'inceca we. Uzi ko nawe yamubeshye? Buriya kare n'impapuro ziyanye muri kiriya gikapu yagiye atwaye. Ngiye ibintu byabimaze kwishyushya umutwe. Umuntu agira ngo byibuze ageze ku cyo ashaka. Usijane, reka nkwereke n'amapanga tugomba gupanga. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze, yeah.
تبتدي رهن الصار